Reka tunezezwe nanone no kubakira kuri Akili Channel kugira mukurikirane match yahuje Gicumbi ndetse na Iseka. Uyu mukino waranzwe n'igihunga cyinshi amakipe yose ashaka gutsinda, ariko mu gice cya mbere kirangira ari igitego kimwe, aho mu gice cya kabiri habonetsemo penaliti nyinshi birangira banganyije ibitego 2-2, bivuze ngo ni igitego kimwe cyinjiye mu izamu, ayandi ni amapenaliti bateye ku mpande zombi. Ubu ngubu umukino warangiye abafana bamanuka kuri stade bishimye cyane. Ndakurarikira nawe kugera Gicumbi mu gihe cy'ibiruhuko, aba ari igihe cyiza cyane, aho abarimu cyangwa se abanyeshuri barererwa muri ishuri rikuru rya Byumba usanga bakeye by'agahebuzo. Sinasoza ntabatangarije ko hari umuti ushobora kwifashisha igihe waba urwaye isununu yaraguserereje. Nyabuneka koresha iki giti cyitwa umuduha.